hazaboneka y'ameza, Imana yacu ihabwe icyubahiro, hazaboneka imitsima. Abana b'Imana mwahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, mwahisemo kwibuka amategeko y'Imana, nimuhumure. Reka mbabwire ngo urugamba rufite uruhagarariye, uyu ni Yesu, kandi ni umugabo w'ingabo udatsindwa, wayoboye urugamba mu gihe cya Yeriko, kandi Yeriko irariduka, n'ibihome byose byo mu isi bizariduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kuba mu ruhande rw'Imana rero nta bwoba burimo, kuko mu murimo w'Imana nta banyabwoba babamo. Twongeye kubasuhuza muri uyu munsi, aho buri wese aherereye, tumwifuriza kugubwa neza, ngo Imana idukunda cyane buri wese imugenera umugisha ikurikije uko awukwiriye, kandi nizera ko buri wese ahari Imana Data wa twese irabana nawe kandi igakomeza kumutiza amagara mazima. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwene data uteze amatwi uyu mwanya, twongeye guhurira mu kiganiro cyiza kandi cyubaka, gifite amagambo ashobora kuba yakugira umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki, akagufasha muri ubu buzima, muri uru rugendo, aho buri wese yibona ku isi nta ruhare yabigizemo, kandi akagenda atabishaka, kuko buri wese afite igihe yagenewe cyo kubaho muri ubu buzima. Uko yaba ari kose, ubwenge yaba afite bwose, ikidapfa ni kimwe gusa, ni Imana yo mu ijuru, naho ubuzima bwa mwene muntu bubasha kugira iherezo. Muri kumwe n'umuvugabutumwa, Imana yashimye ko mu gihe gisa n'iki ngiki imucishamwo amagambo y'ubugingo yubaka imitima, kandi abasha guhumuriza imitima ya benshi, aho uyu mwanya nkurarikira kongera gutegera amatwi insanganyamatsiko ivuga ngo nutita kuri iri tangazo uzabajye wifashe. Nutita kuri iri tangazo uzabajye wifashe, aho turaza kubona ko iri tangazo rikureba, kuko nanjye rindeba, uwo ari we wese riramureba, kandi kutaryitaho bishobora kukugiraho ingaruka zitari nziza. Reka dusenge Imana yacu. Mana Data wa twese, turagushimye kuko uri Imana yacu, uhabwe icyubahiro. N'uyu munsi wongerewe ku yindi minsi waduhaye y'uburame, kandi ubasha kwemera ko tubasha kongera kumva amagambo nk'aya abasha kugira icyo adufasha muri uru rugendo igihe tugihumeka. Reka turarike Mwuka Wera ngo abashe kudusobanurira neza, kandi dukomeze kubana nawe, nawe ukomeze kubana natwe nk'Imana yacu, ku bwa Yesu umwami wacu, amena. Nutita kuri iri tangazo uzabajye wifashe. Nta butegetsi butavuye ku Mana. Mwene data, ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu mwanya utegeye amatwi iki kiganiro, isi iriho ariko ifite inkomoko. Ibiriho tubona byose bifite aho byavuye, ntabwo ari ibyapfuye kubaho gutyo gusa, ahubwo byavuye mu bubasha bw'usumba umwana w'umuntu, kandi uwusumba umwana w'umuntu ni nawe umuha kubaho, ni nawe umuha guhumeka. Uyu mwuka twese duhuriyeho, ari abakomeye ari n'aboroheje, nta n'umwe ubasha kugira aho awugura, nta duka ribonekamo umwuka. Yewe n'abahanga mu kuvura hari icyo bajya bakora cyitwa kongerera umuntu umwuka, ariko iyo umwuka nyakuri ushize mu muntu, ntabwo uwo mwuka yongerewe n'abo baganga ubasha kugira icyo umufasha ngo yongere aw'umuntu, ahubwo aw'umuntu kuko aba agifite umwuka w'abazima. Niyo mpamvu ibyo ubona,
niyo mpamvu ibyo wumva byose biriho bifite aho bikomoka, aho nta handi ni mu biganza by'umuremyi Imana yacu itubeshejeho. Munyezaburi rero aho tugiye guhurira mu gitabo cya Bibiliya muri Zaburi y'139, aho tuza kubona yuko umuntu afite aho yakomotse kandi hari ikimubeshejeho. Nusoma neza muri iki gitabo cya Bibiliya kuri uyu murongo wa 16 hari kutubwira ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Uwo nta wundi ni Uwiteka, uyu mugaragu w'Imana wagaragazaga yuko akiri urusoro amaso y'Uwiteka yamurebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanje yose yategetswe itarabaho n'umwe. Byumvikane neza ko umuntu ataravuka, umuntu akiri urusoro mu nda ya nyina, ubushobozi bw'umuremyi bwabashije kurema iyi si, bwabashije guhanika mu kirere ibiva, ndavuga ukwezi, ndavuga izuba, ndavuga inyenyeri. Ibyo byose bigaragaza ubushobozi bw'umuremyi, kuko nta mwana w'umuntu wabigizemo uruhare ngo abashe kubimanikayo. Yewe umuremyi abicana mu gihe cyabyo, mu gihe kitabusanya. Izuba riboneka mu gihe cyaryo, ukwezi ni uko, inyenyeri ni uko. Buri kimwe cyose kibasha kugaragara mu mwanya wacyo kitagonganye n'ikindi, kuko umuremyi agira gahunda, yabiremye kuri gahunda yabyo. N'umuntu rero ariho kubera ubushobozi bw'uwo muremyi, nk'uko uyu munyezaburi yabigaragaje. Mbese utekereza ko uyu munyezaburi ari nde? Ni umwami Dawidi. Umwami Dawidi nawe ari ku ngoma yari azi yuko akiri urusoro Imana yari imuzi, kandi ko iminsi azamara Imana nayo yari iyizi n'uburyo iherezo rye rizagenda. Niyo mpamvu turi ku nsanganyamatsiko itubwira ngo nta butegetsi butavuye ku Mana kandi bifitanye isano na rya tangazo buri wese akwiye kwitaho uwo yaba ari we wese, kuko kutaryitaho ryabasha kukugiraho ingaruka. Burya n'abami babaho Imana yabyemeye, n'abami Imana niyo ibimika, abami babaho Imana yabigizemo uruhare, kuko ingoma yose ibaho ari uko Imana yabyemeye. Abayobozi b'igihugu, ndavuga ba perezida, ndavuga abami, utoranywa umwe akaba perezida, akaba umwami, Imana yo mu ijuru yo ibasha kurema umuntu akiri urusoro mu nda ya nyina, ataravuka. Yari izi yuko azaba perezida, yari izi yuko azaba umwami. Ni nako umuhanuzi Yeremiya yabivuze muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, muri iki gice cya mbere, aho dusoma kuri uyu murongo wa 4. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho, uwo ni Yeremiya umuhanuzi, riti: nakumenye ntarakurema. Imana yacu yabwa icyubahiro. Mu nda ya nyoko, burya Imana yacu nituremera mu nda z'abamama, nituma abana babasha kuba insoro mu nda z'aba nyina, ibyo murabyumva neza, kandi bagakurira mu mibereho ya ba nyina. Imana ari ibakuza kugeza ubwo bavutse. Imana rero niyo ibasha kurema ikintu ikagikuramo umuntu. Mu yandi magambo, Imana niyo irema umuntu kugira ngo abashe kubaho. Kuko Yeremiya yabivuze, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejesheje utaravuka, ngushiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Umuhanuzi Yeremiya rero yabaye umuhanuzi, kandi Imana yari ibizi, yaramugenye, kuko akiri mu nda ya nyina niko Imana yabishatse. Mwene data utegeye amatwi iki kiganiro uyu mwanya, ndagira ngo utekereze neza
impamvu uriho kuko Imana yabyemeye, uriho kuko Imana yagutije ubuzima, uriho kuko Imana ariyo iguha uyu mwuka uhumeka. Nta kindi kikubeshejeho atari iyo Mana umuremyi. Ikibazo ni iki ngiki, mbese iyo Mana ikubeshejeho urayubaha? Mbese umwanya wawe urimo wose uzi yuko Imana ariyo yabyemeye kuba uri muri uwo mwanya? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nta butegetsi butavuye ku Mana. Mugaragu w'Imana Pawulo mu gitabo cya Bibiliya, mu rwandiko yandikiye Abaroma, turaza guhurira muri iki gice cya 13 kugira ngo tubashe gusoma twumve neza uburyo nta butegetsi butavuye ku Mana, twumve n'inshingano buri wese ahamagarirwa, twumve n'ibitangazo nawe rikureba. Murongo wa mbere muri iki gice cya 13 mu gitabo cy'Abaroma, umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi urabyumva neza. Igihe umugaragu w'Imana kuko yagaragaje ko akanwa ke kavuze Imana, nyuma yo kubona icyo Imana yari imaze kumukorera, ndavuga umwami Nebukadinezari. Umwami Nebukadinezari, nusoma neza mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, uzasoma ko uyu mwami Nebukadinezari yishize hejuru. Nyuma yo kwishyira hejuru acishwa bugufiya, ajanwa mu ishyamba, kandi ageze mu ishyamba abaho nk'inyamaswa, arishe nk'inyamaswa. Abavandimwe, ubuzima bwe burahinduka nk'ubw'inyamaswa. Ariko igihe Imana yo mu ijuru yongeraga kumugirira neza, nusoma mwa kiriya gice cya 4 cy'igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, aho uzasoma iby'umwami Nebukadinezari, ndetse ugasoma no mu gice cya 5 ndetse ku murongo wa 21, uzasanga yuko umwami Nebukadinezari yagaragaje yuko Imana yo mu ijuru ariyo Mana nyamana, ariyo Mana ikwiye kubahwa, ariyo Mana ishyiraho n'abami, ariyo Mana ishyiraho n'abaperezida, ariyo Mana ishyiraho abakomeye. Iyo Mana rero niyo Mana yagaragaje yuko ari Imana yo mu ijuru ifite ububasha, ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Ni nayo mpamvu umugaragu w'Imana rero, ndavuga Pawulo, muri iki gitabo cy'Abaroma yanditse agaragaza yuko niba ubutegetsi bwose bubaho kuko Imana yabyemeye, abantu bari muri ubwo butegetsi bakwiye kugandukira ubwo butegetsi. Umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana. Niko ndi gusoma muri Bibiliya, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana. Muvandimwe utegeye amatwi iki kiganiro, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Hari igihe twitwaza imyemerere, buri wese ati ngewe kubera yuko imyemerere yanjye ivuga gutya, sinkwiye kubana n'aba bantu, sinkwiye kumvira aba bantu. Ndasomye ngo umuntu utayoboka ubutegetsi, utumvira ubutware, utumvira abayobozi, kuko bari Imana yabyemeye, uwo nguwo azatsindwa n'urubanza. Sindi bukora irondo, sindajya ku muganda, ibyo ngibyo ntibindeba, ibintu ngibyo ngibyo. Impamvu nkizo ndasomye ngo uwazatsindwa n'urubanza, kuko ugandira abayobozi, ugandira abatware, abagandiye amategeko y'Imana. Umurongo wa 3, abatware sabo gutinywa, abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora ibibi. Niba abayobozi batuyobora mu byiza, muri gahunda za leta nziza, muri gahunda zo kuba abantu bakwiteza imbere, abo nabo kubahwa. Keretse igihe bagutegeka ibibi,
jya kwica se, jya kwiba, jya gukora ibidakwiriye, abo ngabo nabo baba batari mu kuri kuko babica itegeko ry'Imana. Abo ngabo nibo bakwiye guhakanirwa. Ariko igihe bagutegeka gukora ibyiza muvandimwe, ukwiye kumva yuko ukwiye kweruka. Mbese ushaka kudatinya umutware? Niba ushaka kudatinya umutware rero kora neza, nawe azagushima. Kuko umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwara inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Mu yandi magambo, abatwara intwaro, leta z'isi zifite abacunga umutekano. No mu gihe cya Isirayeli, no mu gihe Imana yakoreshaga abahanuzi, habagaho abatwara inkota. Kandi abatwaraga inkota ntibazitwariraga ubusa, zabaga ari izo gukoresha mu gihe hari abagandiye ubutegetsi bwabo. Uko ni ukuri, niko ijambo ry'Imana ribivuze. Benshi rero hari igihe bavuga ngo abasirikari ntibemewe, bitwaza ibidakwiriye. Ibi wabyumva neza igihugu kitarimo umutekano, kuko cyabuze abasirikari bo kurinda umutekano w'igihugu, kuko cyabuze abashinzwe umutekano, kuko cyabuze abapolisi, kuko cyabuze n'abandi bari mu nzego zitandukanye bashinzwe umutekano. Buri wese akora ibyo ashatse. Abagore bafatwa ku ngufu, abana bafatwa ku ngufu, amaduka asahurwa, abantu bajya mu masambu y'abandi, abantu batwara ibitari ibyabo. Ibi wabyumva neza rero nibwo wabona agaciro k'abashinzwe umutekano. Abashinzwe umutekano muri guverinoma ni ngombwa, bakwiriye kubaho, kuko Imana yemera ko babaho. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana muri Bibiliya yanditse ngo abatwara inkota ntabwo bayitwarira ubusa, ahubwo bayitwarira abagandira amategeko. Kandi baravuze ngo kuko abo bantu iyo bari mu nshingano zabo baba bari mu gukorera Imana. Kuko abantu bubaha Imana, nawe kuba usenga, ujya mu rusengero, ujya mu musigiti, ujya muri kiliziya, ni ukubera ko hariho umutekano. Mbese uwo mutekano utekereza yuko upfa kwizana? Oya. Nubwo Imana riza ku ruhembe rw'imbere mu gukoresha abantu, ariko abantu bakora inshingano zabo mu gucunga umutekano bakwiye kubahwa. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka mwene data, utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo byemejwe n'umutima uhana. Mu yandi magambo, ni ngombwa ko ukora imirimo utegetswe n'abakuyobora wishimye, atari ukuyikora uhatwa. Niba uvuga ko wubaha Imana, mu myemerere yawe ntazi aho ubarizwa, ukwiye kumva yuko kubaha Imana kwawe kuguha n'uburenganzira cyangwa se kugutera no kubaha abakuyobora igihe ibyo bagusaba bitanyuranyije n'amategeko y'Imana. Niko nsomye. Niba rero uvuga ko wubaha Imana ariko ntiwumvire ubutegetsi, uri ikigande no mu maso y'Imana, kuko amategeko y'Imana asa n'ay'abantu. Kuko guverinoma zo mu isi, amategeko yazo atuma abantu babasha kubaho mu mudendezo mu buzima babayemo, ntababarenganya bitewe n'amategeko. Kandi ibyo birumvikana neza, kuko hatariho amategeko mu isi yazambagurika. Murongo wa 6, nicyo gituma musora. Mugira gutera? Ba bandi bavuga ngo ntibakwiye gusora,
Bibiliya iratubwiye ngo kandi nawe urayemera, warayisomye urayisomerwa, niba utanarahasomaho uzasome. Nicyo gituma musora. Ubutegetsi bukwiye gusoresha. No mu gihe cy'Abaroma barasoreshaga. Na Zakayo twamusomye yuko mu gihe cy'Abaroma yari umukoresha w'ikoro. Lewi Matayo yari umukoresha w'ikoro. Uyu wacishwe mu butumwa bwiza bwa Yesu yari umukoresha w'ikoro, kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo. Mwene data, Imana igushoboze kumva neza. Mwishure bose bibakwiriye. Barimo amadeni mukwiye kwishura leta, baberemo amadeni abantu mukwiye kubishura. Hatabaye mu rwitwazo ngo n'igihugu kiba mu ideni ngo ni oya. Kwishura niba uvuga ko wubaha Imana, niba uvuga yuko ushaka kuzaba mu ngoma y'Imana, ukwiye gukiranuka muri byose, ari imisoro ndetse ari n'amadeni uberemo abandi. Abasoresha mu basorere, abahinisha mu bahinire, abo gutinywa mu batinye, n'abo kubahwa mu bubahe. Mwene data, ndizera ko iki jambo ry'Imana rivuze ukwiye kucumvira mu mwanya wacu, kandi umwanya mwiza. Umwanditsi w'iki gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero ni umugabane wa 3 ku gice cya 57 ku rupapuro rwa 144 hariho amagambo atubwira ngo imibanire yacu n'abayobozi mu nzego za leta ndetse n'amategeko yayo. Imibanire y'abantu bene data, imibanire y'abavuga ko bubaha Imana, ndetse n'uburyo bakwiye kubana n'abayobozi mu nzego za leta ndetse n'amategeko ya leta. Ntumwa Petero, amagambo turaza gusoma muri Bibiliya, hari icyo yavuze yeruye yuko abizera bakwiriye kwifata imbere y'ubutegetsi bw'isi. Aravuga ati, mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami, kuko ari we usumba bose. Ndagira ngo ubyumve neza, kubera ko atari wowe wabaye umwami, kubera ko atari wowe wabaye perezida. Uwo perezida rero, kuko ari we Imana yashimye yuko aba perezida, akwiye kugandukirwa, akwiye kubahwa, akwiye guhabwa agaciro ke, akwiye guhabwa icyubahiro kigenewe umwanya arimo, cyangwa abatware, kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi. Utitwaza yuko uri umukirisitu, utitwaza yuko uri umusiramu, utitwaza yuko hari icyo uri cyo, ukavuga yuko udakwiye kumvira ubutegetsi, rimwe bikaba byakugiraho ingaruka, ukitwaza yuko urenganye kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Icyo ubutegetsi bubereho ni uguhana inkozi z'ibibi, niko mvuze, ba bandi b'ibigande batumvira leta, ndetse no gushima abakora neza. Namwe murabizi ko abakora neza bashimwa. Jya ugerageza gukora ibyo usabwa bitanyuranyije n'amategeko y'Imana, urebe yuko hari icyo ubutegetsi buzagutwara, kuko ibyo Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu. Abavuga ko bubaha Imana, abakirisitu, bakwiye gukora imirimo myiza, bakwiye kubaha Imana, bakubaha ababayobora, kugira ngo bagaragarize n'abandi batubaha Imana yuko ari abayoboke b'Imana, ndetse n'ubutegetsi wayobora. Mumeze nk'aho umudendeze koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mwubahe abantu bose, mukunde bene data, kandi mwubahe Imana, mwubahe umwami. Ni amagambo uzasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 17. Mwene data, nabonye ko ari inshingano yacu buri gihe kumvira amategeko y'igihugu cyacu. Niba utumvira ayo mategeko, ntabwo wumvira n'amategeko y'Imana,
keretse gusa igihe avuguruza amategeko y'ikirenga yavuzwe n'Imana mu jwi ryumvikanye cyane ku musozi Sinayi. Igihe gusa utegetswe binyuranyije n'amategeko y'Imana nibwo ushobora kugira impamvu utanga, ariko niba atarwanya amategeko y'Imana kuko udashaka kumvira ubutegetsi bwa leta, kandi nyuma yaho akandikwa ku mabuye n'urutoke rwayo, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kuri paji 446, mwene data teze amatwi uyu mwanya, igisubizo cya Yesu nk'uko tubisanga mu gitabo cya Bibiliya. Ubwo Yesu umwami wacu yabazwaga ibijanye n'imisoro, mbese abantu bemerewe gutanga imisoro? Mbese abantu bemerewe kugandukira ubutegetsi? Mbese abantu bemerewe gukora icyo ubutegetsi bubasaba? Yesu rero igihe yabazwaga iki kibazo hari icyo yakivuzeho. Mbese yakivuzeho iki? Ndagira ngo tugerageze kumvikana neza. Niba wumvaga yuko ibi bitakureba kandi uvuga yuko wemera umwami Yesu, niba uvuga yuko ibi bitakureba, muri iki gice cya 22 nusoma uhereye kuri murongo wa 15 mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, wa wundi twabonye w'umukoresha w'ikoro. Abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Aba ni abafarisayo mu gihe cy'ingoma y'Abaroma, baje mu materaniro ya Yesu bamubaza iby'umusoro, bamugerageza kugira ngo bumve niba Yesu yemera ko abantu bamwizera bamukurikiye bagomba gusora cyangwa se niba badakwiriye gusora. Kuri murongo wa 15, maze abafarisayo baragenda baje inama yuko bari bumutegeshe amagambo. 16, bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherode bati, mwigisha, tuzi yuko uri unyangamugayo, kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. 17, nuko ubwire, yego, nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? 18, ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arababaza ati, mungeragereje iki mwandyarya mwe? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Mu yandi magambo, munyereke amafaranga nyarebe. Bamuzanira idenariyo cyangwa se amafaranga, arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? 21, baramusubiza bati, ni ibya Kayisari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari muhe Kayisari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu yandi magambo Yesu arababwira ngo mukwiriye gusora. Abasoresha mu basore ibyabo, kandi n'Imana muyihe ibyayo, muyubahe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Igisubizo cya Yesu rero nticyari kigendereye guhunga ikibazo, ahubwo cyari igisubizo nyakuri kandi gikwiriye. Yafashe mu kiganza cye igiceri cyakoreshwaga n'ingoma y'Abaroma, cyari kiriho izina n'ishusho bya Kayisari, umwami w'i Roma. Maze avuga ko ubwo bari barinzwe, bagize gute muvandimwe? Bari barinzwe n'ubutegetsi bw'Abaroma. Ingabo z'Abaroma nizo zarindaga abafarisayo. Mu yandi magambo, bari ku ngoma y'Abaroma, bari bakwiriye rero gutanga imisoro
kuko n'aba basirikari b'abaroma barahembwaga, kuko abasirikari ba guverinoma bahembwa, abami barahembwa, perezida twabonye arahembwa, abaminisitiri barahembwa, n'abandi bose bari mu nzego za leta barahembwa. Mutekereza ko bahembwa n'iki? Ko abana bacu biga bakiga bafite umudendezo ntaho bakoraho, imirimo yacu tukayikora, imodoka zacu, amaduka yacu, amasambu yacu akaba mu mudendezo. Mutekereza ko abacunga umutekano w'ibyo batuma igihugu gitekana badakwiriye guhabwa ibihembo? Namwe ibyo mukora ko mubibonamo inyungu? Yesu rero kuko yari azi yuko ubutegetsi bw'abaroma ari bwo burinze abafarisayo, yababwiye yuko bakwiye gutanga umusoro. Bagombaga guhabwa ubutegetsi ibyo bwabasabaga byo kubushigikira mu gihe ibyo bitari bihabanye n'inshingano bahawe n'Imana. Ntabwo gutanga umusoro, ntabwo kubaha ubutegetsi bikubuza kubaha Imana. Iyo wubaha Imana wubaha n'umutegetsi bavandimwe, wubaha n'abakuruta, wubaha abayobozi. Kandi nubwo bumviraga amategeko y'igihugu mu gihe cyose, bagombaga kubera Imana indahemuka, bakayigira nyambere. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muvandimwe wanjye utegeye amatwi iki kiganiro uyu mwanya, nutita kuri itangazo uzabajye wifashe. Benshi bafata ubutegetsi nk'aho bakwiye kubusuzugura, benshi bafata ubutegetsi nk'aho bakwiye kubukoramo ibyo bashatse. Niyo mpamvu ubutegetsi bugira amagereza, niyo mpamvu ubutegetsi bugira abatwara intwaro, kuko batazitwara ubusa nk'uko twabibonye. Iri tangazo rirakureba uwo waba uri we wese. Kuvuga ko wubaha Imana ariko utumvira ubutegetsi, menya ngo uzatsindwa n'urubanza n'ingoma y'Imana ntabwo uzayijyamo. Ndaguhamagarira kugira ngo ubashe kuyoboka ubutegetsi bukuyobora, kandi wubaha Imana ikubashisha kubaha n'abakuyobora. Abategetsi Imana ibaha umugisha. Abayobozi bacu bakomeze kuyoborera munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana ibaha ubwenge kugira ngo babashe gukomeza kuyobora mu buryo bwiza kandi wesheje Imana icyubahiro. Igihe Yohana integuza ya Yesu yabwirizaga mu butayu ahamagarira abantu kwihana, nidusoma mu gitabo cya Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Reka dusome kugira ngo twumve icyo Yohana yabwiye abamusanze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Reka duhurire muri iki gice cya 13. Reka duhurire muri iki gice cya 3, aho tuza gusoma kuri umurongo wa 12 dukomeza igice cya 3, aho tuza gusoma duhereye kuri umurongo wa 12. Yohana ahugura abashaka kwihana. Mwene data utegeye amatwi ikiganiro muri uyu mwanya, aho waba uri hose, inshingano waba urimo zose, ndaguhamagarira kugira ngo wumve neza icyo Yohana yabwiraga aba bantu. Nuko abwira iteraniro ku murongo wa 7. Reka tubahere abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati: mwabana b'inshiramwe, ninde wababwiye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihanye, kandi ntimutangire kwibwira kuko muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu mu bana muri aya mabuye. Reka none tuje kuri wa murongo wa 12 twumve. Aha hari n'abakoresha b'ikoro bari baje kubaza Yohana icyo bakora, ndavuga abasoresha. Murongo wa 12, n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe. Baramubaza bati: mwigisha, tugire dute? 13 arabasubiza ati: nimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe.
yewe basoresha wikoro, yewe bakontabure, icyo muhamagariwe uyu mwanya ni ukutaka abantu ibirenze ibyo babasabye kwaka, kuko twabonye ko mu gihe cy'ingoma y'abaroma Zakayo yakaga abantu imisoro, akaka n'imisoro irenze. Ariko reka dushimira Imana yuko umunsi umwe Zakayo yahuye n'umwami Yesu, Zakayo arihana kandi nawe ahinduka umwana wa Aburahamu, arababarirwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Murongo wa 14, n'abasirikari nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Arasubiza ati, ntimukagire umuntu muhongeresha cyangwa ngo mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Abasirikari beza bashinzwe umutekano w'abaturage, reka mbararikire, reka nsaba Imana kugira ngo munyurwe n'ibihembo byanyu, mugandukire ubuyobozi bwanyu, kandi mukore ibyo mushinzwe gukora mu nshingano zanyu, mukora kinyamwuga mu buryo bwubahisha Imana kandi bufasha abo mushinzwe kurinda. Imana yacu ibaha umugisha. Mbega amahirwe, mbega amahirwe ku bayobozi b'ibihugu, mbega amahirwe ku bami, mbega amahirwe ku baperezida bayoboye neza. Bahawe ubwenge mvajuru, bakabasha kuyobora neza, bakabasha kubahiriza inshingano zabo neza, igihe bazaba ari n'ibikomangoma mu ngoma y'Imana. Mbega amahirwe atangaje cyane bazagira. Mbega kuzaba barabaye abami, abayobozi bakazaba yewe n'abatware mu ngoma y'Imana. Imana yacu ibaha umugisha. Mbega amahirwe. Mbega abaminisitiri babaye intumwa nziza zo guhagararira rubanda, babaye intumwa nziza zo guhagararira minisiteri bashinzwe, babaye inyangamugayo, bazaba n'abaminisitiri mu ngoma y'Imana. Mbega amahirwe, mbega umunezero bazagira. Mbega abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu mahanga neza, bazana b'abambasaderi mu ngoma y'Imana, bari kumwe n'Imana Data wa twese banezerewe, kuko iyo bahagarariye ibihugu byabo baba bari mu nshingano banezerewe. Mbega amahirwe kuri bambasaderi. Mbega amahirwe ku basirikari babaye inyangamugayo, intahemuka mu nshingano zabo, mu gihe bakoraga imirimo bashinzwe bayikora neza. Mbega amahirwe kuzaba n'abasirikari ba Kristo mu ngoma ya Kristo, kuko abamarayika bagaragara nk'umutwe w'abasirikari mu ngoma y'Imana. Mbega amahirwe. Mbega amahirwe ku basoresha, ndavuga ba kontabure, abacunga neza imitungo baragijwe. Mbega amahirwe kuzaba ibikomangoma, ibisonga mu ngoma y'Imana, nk'uko babaye ibisonga bikiranuka mu ngoma zo mu isi. Mbega abarezi bareze neza, batanga uburere bwiza kandi batanga indangagaciro za kirazira, bereka abantu ikinyabupfura. Mbega abarezi bazaba no mu ngoma y'Imana. Mbega amahirwe. Mbega abaganga bahumurije abarwayi benshi, nubwo hari benshi babaguye mu biganza, ariko bagapfana ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Mbega abaganga batumye abarwayi benshi bakira kubwo kubahumuriza no kubabwira neza no gukora inshingano zabo neza, badahutaza abarwayi. Mbega amahirwe. N'abandi bose bari mu nshingano zitandukanye ntavuze. Mbega amahirwe kuzaba mu ngoma y'Imana, aho bazaba banezerewe. Mwene data, uyu mwanya nkwifurije kuzaba igikomangoma mu ngoma y'Imana izimikwa, izahoraho iteka ryose, kandi nkwifurije kubariza inshingano zawe mu mwanya wose, kugira ngo ube ushimwa n'Imana kandi ushimwa n'abantu. Imana yo mu ijuru ibigufashemo kandi ibigushoboze, mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Urakoze Mana Data wa twese,
twongeye kwemera yuko amagambo nk'aya meza yongera gucishwa mu matwi yacu ngo tuyumve neza, aha tubwira yuko nta butegetsi butakuvaho, kandi yuko abami, ibikomangoma, abatware n'abandi bose bariho kubera wowe. Buri wese umwanya arimo, uwo ari we wese umuhe kukubaha, kuko uri Imana ikwiye kubahwa, kuko ari wowe udutiza ubuzima. Kandi Data mwiza, uduhe gusobanukirwa n'uburyo dukwiye kuba inyangamugayo mu byo dukora, ngo tuzabashe kuzabana nawe mu ngoma yawe izahoraho iteka ryose. Niko tubigusabye tubyizeye, kandi twizera yuko Mwuka bidushoboza, mu izina rya Yesu umwami w'abami. Amena.